wakoze cyane guhitamo ibaba kuri uyu munsi. Nitwa Delphine Umuhoza kandi reka nkwibutse gukora subscribe niba utarayikora, unasangiza inshuti n'abavandimwe bamenye iyi channel kugira ngo bajye babona ibiganiro byiza kandi bibafasha kunguka byinshi. Uyu munsi tugiye kugaruka ku bagabo, ni igice cya kabiri kigaruka ku bijyanye n'amapantaro y'abagabo. Tugiye kwibanda ku mapantaro noneho ya déchiré. Birashoboka ko waba wifuza kugira ipantaro ya déchiré ariko ukibaza ngo ipantaro ya déchiré nayigirane. Ni nayo mpamvu tutayishyize mu bwoko bw'amapantaro umugabo agomba kugira mu kiganiro cyabanje, kubera ko byanze bikunze umuntu wese azakenera kwifuza kwambara mu buryo bugezweho kandi bwa gistari. Rero amapantaro y'amadeshiro nagezweho cyane muri iyi minsi, ushobora kubona wifuza kuyambara ukavuga ati ariko se nayambarane. Uyu munsi rero tugiye kubwira uburyo butandukanye umusore ashobora kwambara ipantaro ya deshire kandi akabeho. Uburyo bwa mbere, ipantaro ya deshire banza umenye ko ijyana n'umupira w'umweru, agapira k'umweru gatoya kaga t-shirt kakwegereye kari kuri taille yawe, kuri size yawe bitewe na size wambara, kagomba kuba ingenzi mu biro ushyira hafi niba ukeneye kwambara ipantaro ya deshire. Nako kandi bigendana n'inkweto of course z'umweru. Niba ipantaro ya deshire isawa ubururu cyangwa se kabisa umukara cyangwa kabisa n'indi bara, ariko agapira k'umweru rero ni ingenzi cyane kuko kazatuma usa neza, umuntu wese ukurebeye kure ntahite akururwa na deshire y'ipantaro, ahubwo akururwe n'umweru umupira wambaye ufite. Ikintu cya kabiri ugomba kuzirikana niba ugiye kwambara ipantaro ya deshire, uzamenye ko ipantaro ya deshire burya nazo zijyana n'amashati, ariko amashati atari ubwoko bwose. Either ni ishati irimo imirongo cyangwa ni ishati ya karokaro, ariko cyane cyane amashati ya karokaro. Ariko uburyo bwiza bwo kuyambara ni ugushyira mu mupira mo imbere ukayidegaje, cyangwa se ukayambara ariko itakwegereye cyane, ikaba ari na ndende ugereranyije na ya mashati umuntu yambara ari butebeze mu ipantaro. Ni ukuvuga ngo iyo shati umuntu ayirebera kure akabona nyine ni style wambaye, ndetse hari n'ababigira ugasanga yambaye ishati yarengejeho n'umupira hejuru usanzwe wo kwifubika, rimwe na rimwe ufite n'ingofero ariko ufunguye imbere, ukabona ni nk'umupira ufatanye n'ishati, ndetse ukabona ni byiza. Hari ubundi buryo rero ushobora kwambara ipantaro ya deshire umuntu akakureba kandi akabona usa neza niba uri umugabo udukurikiye muri aka kanya, ariko n'umukobwa wifuza kwambara deshire yaberwa n'ubwo buryo. Hari imipira isa nkaho ari miremire ukuntu ku buryo iyo wambaye ipantaro ya deshire ukarenzaho urupira runini, benshi bakunze kubyita ngo ni top dress. Ni ukuvuga ngo urwo rupira runini rutuma iyo pantaro igaragara neza. Hari n'abahita bashyiraho noneho inkweto zo mu bwoko bwa bote, ukabona rwose umusore araberewe kandi nta kibazo afite. Ariko udafite uwo mupira ushobora gushyiraho umupira wo kwifubika izo mu bwoko bwa valise ariko kinini rwose ubona kikwegereye, umuntu akabona urakeye. Ntarajya kure rero y'ibintu byo kwifubika, muri ipantaro ya deshire ijyana n'ikote ry'ikoboyi, ryaba iry'ubururu ryaba iry'umukara ryaba iry'iki, ariko agapantaro ka deshire rwose ikote ry'ikoboyi ubona ari sawa, ari byiza, umuntu wese ukurebera kure akabona ko uri umuntu uzi ibijyanye na style. Ariko kandi tukivuga iby'amakote, ikote ryakwire mu gihe ari igihe cyo kwambara amakote ya kwire, zirikana ko naryo rishobora kujyana n'ipantaro ya deshire, cyane cyane iyo ari agapantaro k'umukara washyizeho n'inkweto zo mu bwoko bwa bote kandi bijyanye bijya kuba bimeze nk'izo nkweto wambaye n'ubundi style umuntu ababona ukeye kandi usa neza nta kibazo. Ushobora gushyiraho kandi umupira wa marque runaka cyangwa brand runaka, za Tommy Hilfiger, za Givenchy, za Gucci n'ibindi, ariko ukirinda ko biba bifite amagambo menshi. Mu gihe utawufite ushobora kwambara umupira wa brand yindi ariko itanazwi cyane cyangwa uriho graffiti. Ibyo nabyo birashoboka ku muntu ushaka gustylinga ipantaro ya deshire. Ipantaro ya deshire ikintu ugomba kuzirikana, ntabwo ujyana n'ibintu by'ibikabyo cyane kuko iyo ubwawe ni igikabyo. Iyo ushyizeho igikabyo rero hejuru uba ubyishe kurushaho, umuntu ukureba ahita abona ko ufite ikibazo rwose, akabona nta kigenda. Ikindi kintu ugomba kuzirikana mu gihe wambaye ipantaro ya deshire, ufite uburenganzira bwo kwambara ingofero kuko ingofero rwose no ku ipantaro ya deshire ni ibintu bijyana. Ugomba kwibuka kandi ko inkweto zawe zigomba gusa neza cyane ku buryo deshire atari yo yatira attention, kuko aba ari umwenda uciye. Iyo wambaye ikindi kintu kiba handi, umuntu akururwa no kujya kureba umwenda uciye, bityo akabona umubiri wawe cyane. Ahubwo ambara ibindi bintu byiza kurusha iyo pantaro, maze umuntu ukureba azabone ko ukeye cyane kurenza ibindi bintu byose ushobora kuzigera ubona kuri uwo munsi. Wibuke ko ipantaro ya deshire atari umwenda wo kwambara ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri cyangwa ku wa gatatu. Burya deshire uba wemerewe kuzambara guhera ku wa kane kuzamura kugeza ku wa gatandatu. Ni iminsi isanzwe ariko itangira gushyira weekend. Bityo rero deshire ni umwenda mwiza ku musore udukurikiye, ariko mu gihe runaka bitewe n'uburyo yawambaye. Ntuzirikane rero ko ibi ngibi tubikubwiye wenyine, ahubwo usangiza na bagenzi bawe kugira ngo bamenye mu by'ukuri ipantaro ya deshire zambarwa gute. Niba ufite igitekerezo cyangwa indi nyunganizi washyiraho kuri iki kiganiro cya none, ubwo aka kanya nakawe, hanyuma na bagenzi bawe bamenye ibyiza by'iyi channel kugira ngo bajye bamenya kwambara neza, kugira ngo umuntu wese ukubonye abone ko ukeye kandi usobanutse mu mutwe. Ndagushimira cyane kandi ndakwifuriza gukomeza kugubwa neza, ukomeza gukurikira ibiganiro bica ku Ibaba YouTube channel.